bavuga ko ubuzunguzayi butemewe, mwebwe kuki mubugumamo? Tubugumamo nyine kugira ngo turye, nahise tujye kwiba baduha aho gukorera. Uburyo baguca mu muhanda bugashoboka n'ubuhe? Tugira inama. Ntabwo bwakunda kuko ntabwo wese twakwiba ku cyo tuzi ari ukuzunguza. Tubonye aho dukorera twahava. Ndabureka se mfite iki? Impamvu nabureka nta gishoro ngira, naho gukorera mfite, ndabureka nyine njye kwicara mu rugo, njye kuba indaya, bigende gute? Nkanjye ubu reba utu dusereri, ubu se wa mugabo we koko utu tuntu tuzavamo 8,000 urebe singaka gatungurusumu kabike singaka gatungurusumu singuka utuntu singaka gasereri ubu se utu tuntu reba utu tuntu utunguriye gutyo ukama 4,000 natuguhereza. Mbabarira umbwira ukuntu nzajya kwishyura iseta mu isoko nta gishoro mfite, ndera abana 5 muri uyu mujyi wa Kigali kubw'ibibazo byancangacanze, nindangiza ngo ngiye ngo kwishyura iseta. Mudusabire tubone igishoro, nago twebwe twananiranye naho gukorera. Aba bantu wenda turabihorera tukabaha gahenge, tukavuga ati wenda tubihorere bari gukora, ariko niba arimo gukorera ahantu, niba toneye umwemba ahangaha urahunga ati kuraho ibyo bintu toneye ahangaha, nashobora kukumva ngo abikureho. Abashaka kugira ngo ahangane n'umuntu bimubwiye. Niba tufashe umwanzuro tukavuga ati tugomba guhagarara ahantu, ukamuraga kandi ukavuga ati nawe aba yaje guhahira abana, ukavuga ati reka nawe akore, ntashobora kumva icyo umubwiye icyo ari cyo. Ngo yumve ko yaje guhaha, nawe waje mu kazi ushinzwe ukwezi kuzashira ugahemba. Reba nk'ibi byeme uyu se yaba yabuririye ahangaha urazuka Abakunzi ba Ibuga Global TV ndabasuhuje mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Uyu munsi muri bwa buvugizi dukunze gukorera abanyarwanda nka Ibuga Global TV twahisemo kureba ese ku mujyi wa Kigali uherutse gutangaza ko mu by'ukuri ntacyo udakora kugira ngo abitwa abazunguzayi cyangwa se abanga bakora ubucuruzi buciriritse ku mihanda bagucikemo maze bajye mu masoko, cyane cyane ko barayubakiwe, abandi bagaragaza ubushobozi buke bagahabwa igishoro. Ibyo ni bivugwa n'umujyi wa Kigali. Ariko se kandi koko aba bazunguzayi nuko barananiranye? Ubuzunguzayi ni izina bahawe, ariko ubona ko ari abacuruzi bakoraho ubucuruzi butemewe, bakabukorera ku mihanda imbere y'amasoko. Ubireba ubona ko bitezeje akajagari. Ariko se kandi kubera iki babwisangamo bangana gutya mu buzima bugoye? Barakumirwa n'abitwa abanyerondo b'umwuga, bagakumirwa n'izindi nzego zose, bashinjwa umwanda, imikorere yabo ntihwitse. Ibuga Global TV twashatse kumenya nyirizina igituma aba bantu baba mu muhanda. Ibibazo bafite ni ibihe? Ese ntihashobora kuba hari ibibazo twirengagiza nyamara byakagombye guhabwa umurongo, cyangwa se bakagira ubwo bafashwa ubucuruzi bakora bukaba bwababyarira umusaruro, bukabagira akamaro ndetse bukabatungira n'ababo, ariko kandi bakanabaho neza aho kuba muri ubuzima bwo guhora bahanganye n'inzego z'umutekano no kwirukanka bya hato na hato. Birashoboka ko bava muri uyu muhanda? Ese ntabwo babikora nk'ingeso? Ibuga Global TV twazengurukije mikoro hirya no hino mu bacuruzi bakoraho ubucuruzi bw'ubuzunguzayi, twibaza duti ese ko tubona mu kubitwa bamwe bakandagazwa cyane mu buryo ubona bubatesha agaciro, bigaragara ko baba bari mu gukora akazi katishimiye kandi katari keza, kabatesha agaciro, kuki badashaka gufata umurongo nk'abandi banyarwanda ngo bakorere mu mucyo, bakore ibiramba bibateza imbere, ariko kandi bitanashyira igihugu ku gitutu cy'umwanda? Babiterwa n'iki? Hamwe na Ibuga Global TV rero munyemerere tubazengurutsemo mikoro. Mu by'ukuri ibibazo bafite ni ibihe? Ni ibihe bahurizaho? Kubera iki bahitamo gucururiza mu muhanda nyamara hari amasoko bubakiwe? Dore impungenge zimwe batubwira zibatera gukora ubucuruzi muri ubu buryo, ariko kandi bakagira n'icyo basaba inzego bireba. Wowe udukurikiye muri iki kiganiro ugerageze uduhe igitekerezo niba kuko naho ngaho iwanyu ariko bimeze. Ubundi twebwe icyo twiyemeje ni ugukora ubuvugizi ariko kandi bubyara umusaruro. Ngira ngo n'inzego bireba namwe muraza guheraho mukurikije ibyo abangaba bavuze, mugire ibyo mushyira mu bikorwa. Turabaye rero ni ku Ibuga Global TV nk'ibisanzwe. Reka tubakurikire. Nitwa Nyirabagenzi Josephine bakunda kwita Gatoya. Gatoya, niki gituma umujyi wa Kigali uvuga ko mwanze guca ubuzunguzayi? No uburenganzira bwanyu cyangwa hari ibindi bibazo? Hari ibindi bibazo. Bimeze bite? Batanga amafaranga ngo bayaha abazunguzayi bakanga kuyaduha. Mwebwe mubarizwa hehe kuki atabageraho? Bigenda bite? Kandi tubarizwa ahangaha zine. Bavuga ko ubuzunguzayi butemewe, mwebwe kuki mubugumamo?
tubugumamo nyine kugira ngo turye nahise tujye kwiba. Koko ubona nta kindi kintu washobora uzunguzayi ko bakwiriye? Nta kindi nashobora, nakoraga uburaya mbuvamo nza kuzunguza. Iyo bavuze ko ngo babaha amafaranga kuki atabageraho kandi anyura mu nzego z'ibanze? Ntabwo natwe tubizi, barayirira. Ari rimwe na rimwe bagenda bakayaba mu isoko bafite ibibanza, twebwe bakatwirara nyine babona turi inzererezi. Ese abo bayaha byibuze bo bacika mu buzunguzayi murabibona? Kandi ntayo babaha, bayajyana hariya mu isoko. Ese abiki Nasaba ko badufasha. gute? Ufasha nyine gute? Bagufasha iki? Baduha aho gukorera. Mwarahabuze se? Twarahabuze, baduha aho gukorera, baduha n'igishoro. Iyo umuntu akubona ucuruza ukavuga ngo barakwambura ejo ukagaruka, mu by'ukuri ko ibyo byose bigize amafaranga ayanduye akurahe? Aya baduha dovize. Ntabwo bisobanukiwe. Dovize ntabwo uzi icyo ari cyo, baradukopa. Banyita Mukandayisenga Clementine Musazi. Clementine, akazina ka Musazi wagafashe ryari? Ngenda sara mfite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Iyo bamfashe mpita nsara kubera ibibazo. Ibihe bibazo bishobora kuba? Ibibazo by'uko banyambura nkaburara nkanabwirirwa. Ese ubona ari iyihe mpamvu bakwambura? Banyambura kubera ariko akazi bashinzwe kwambura abazunguzayi, bavuga ko turi inzererezi. Ubu niyo babibambuye babikoresha iki? Barabimena. Bimwe barabigabana, ibindi bakabimena, baranabishugunya. Bande babigabana? Abanyerondo barabifata bakabipakira bakabigeza ku murenge, bakabijyana bakavuga ko bagiye kubimena, ni aho banabigabanira ntabwo twahamenya. Ese ubundi mubona uburyo bwo kubaca burundu bwakunda, uburyo baguca mu muhanda bugashoboka n'ubuhe? Tugira inama. Ntabwo bwakunda kuko ntabwo wese twakwiba, kuko icyo tuza ari ukuzunguza, batuza bakaduha dovize tukazunguza tukabona icyo kurya n'icyo kwambara, tukishyura n'abana amashuri, nta kandi kazi tugira. Ntabwo twabasha kwiba. Wasaba iki? Dushaka ubufasha, Ufasha bakatuvugira, bakaduha aho dukorera, bakaduha n'igishoro. Wumva ubu buzima wawe uzabumaramo igihe kingana iki? Igihe nzabonera ikimvana mu muhanda nibwo nzabuvamo. Bigenda bite iyo baje kubafata? Iyo baje kudufata baradufunga bakatwambura n'ibyo dufite. Leta wumva yabigenza gute? Keretse mutuvuganiye bakaduha aho dukora, bakaduha n'igishoro tukava mu muhanda. Ese ubundi bavuga ko mubangamiye iki? Turi inzererezi nyine, twanduza umujyi wa Kigali, duteza akajagari mu mujyi wa Kigali. Mwumva uwabaha ahantu kwicara koko mwava mu muhanda, cyangwa hari n'abumva batahava kubera iyo ngeso nyine yabokamye? Tubonye aho dukorera twahava. Ese guca ubuzunguzayi yenda mwebwe babonye aho mukorera, abandi baza bo byagenda bita icyo ntimujya mugitekerezaho? Nabo twabafasha tukabasayidira nk'uko natwe baba badusayidiye kuko tubonye icyo twakuyemo. Nitwa Uwase Julienne. Julienne, nanjye ubwanjye utambutse ziniya nka gatatu maze gukubona imyaka myinshi, kubera iki uyu mwuga w'ubuzunguzayi utawureka? Ndabureka se mfite iki? Impamvu nabureka, nta gishoro ngira, naho gukorera mfite, ndabureka nyine njye kwicara mu rugo, njye kuba indaya, bigende gute? Uburaya ntibwemewe, marine ntizemewe, kwiba ni icyaha. Njyewe rero kugira ngo bazamfunge n'ibyo, bazamfunga n'abajunguje, kuko nzaba najunguje ibyo nakuye mu maboko yanjye. Inkunga yigeze itangwa n'umujyi wa Kigali ku bazunguzayi warayimenye? Kuki bakunyuzeho? Nayangezeho, izo nkunga tuzumva gutyo mu makuru, ahubwo kugira baziduhe nkatwe twandagaye gutya mu muhanda, bajya kuzabo abafite n'ubundi bari mu isoko. Izo nkunga natwe twarazibonye, bakaduha n'aho gukorera, twava mu muhanda, ntazo twabonye. Abanyarwanda batinya gufungwa no gukubitwa, ese mwebwe kuki mudatinya gufungwa? Kuki babafunga none ejo mukagaruka? Biterwa n'iki? N'inzara. None se wo kugira ngo nkubitwe n'inzara, nakubitwa n'inkoni ariko mazi uririrwa ubaza? Hari n'abavuga ko muhangana n'inzego z'umutekano. Bitubeshyera, ubuse mfite imbaraga zingana gute ku buryo ndajya guhangana n'abagabo bafite agatuza nka kariya? Ahubwo bo bazana nyine umujinya, kandi twebwe tuba turi kwishakira ibirayi by'abana bacu, tuba turi kwishakira imibereho yacu ejo heza h'abana bacu cyangwa natwe ubwacu, kuko urabona ntabwo twese dushaje, ntabwo tungana nka ba mama bacu. Ugize amahirwe uhura na Meya Sam, Meya w'umujyi wa Kigali, wumva wamubwira iki? Namubaza niba abona nari umunyarwanda ukwiye ibyiza nk'abandi. Asanze nawe bikwiye? Namubwira ati rero fasita agira ikintu uhindura kuri njye.
nta bindi ese ubwo yakubwira ngo iki kuko njye nakubwira ibimbabaje ntabwo najya kubwira ibitambabaje kandi sinzavugira mugenzi wanjye kandi nanjye mbabaye yego ku munsi winjiza angahe ninjiza ngahe se mba nabonye ikindi n'ubwo ubu se twiriwe twirukanka imitima bamwe yavuyemo amaguru yacitse abandi bari kwa Kabuga ubu ngubu n'amande noneho ntago bakiri kuyemera ngo ni kwa Kabuga ngo ni Masaka no kubajyana Masaka nabonye siki ubushakashatsi bwakozwe na Minisante bugaragaza ko byibuze mu banyarwanda 5 umwe aba ari umusazi nawe ni kubyemera mu basazi sindi ubona hari ibintu byabaho bigatuma warwara indwara zifata mu bwonko kereka yego ibyo ngibyo byihuse cyane ubu mburaye kabiri nasara duhuye kabiri rwose naburaye wahita uvuga ati do uriya yasaze nta kuntu bagufatira imari rimwe kandi ikindi cya kabiri dore ejo sinariye n'uyu munsi sinariye ejo nidura uzabona nasaze yavungure ziranyanya urakoze nitwa Ntakirutimana Garasi twibutse ko watubwiye ko tutazakugaragaza mu maso ngewe nimutugaragaze mu maso kubw'uburenganzira bwacu yego kuko iyo mutugaragaje baraza bakirirwa bahiga agasura kacu ugasanga barakujyanye nimutugaragaze rero mu maso urakoze cyane Divine nibe bibazo ufite ise bigenda bite ngewe Divine ibibazo mfite ni ukuvuga ngo twebwe ikibazo dufite twe turi abazunguzayi turabyemera turi abakene ariko turi abakene b'igihugu sibyo rero twebwe kuba tuzunguza niko kazi dufite niwo murimo dufite mu by'ukuri rero mutubabarire mudukorere ubuvugizi nese ubu ngubu bo barabiyoboye ko bafite abakene nese ubu abakene bose bazabice baraza bakadufata twebwe icyifuzo dufite namwe banyamakuru amakuru yanyu mujye muyatanga agere kure cyangwa niba munabizimya mujye mubitubwira tureke no kuvuga ikibazo dufite muraza tukababwira buri munsi ntabwo tubona igisubizo cy'ibibazo tubabwira sibyo mujye mubabwira ikibazo dufite ni ukuvuga ngo nkanjye ubu reba utu dusereri ubu se wa mugabo we koko utu tuntu tuzavamo 8,000 ndebe singaka gatungurusumu kamike singaka gatungurusumu singutu tuntu singaka gasereri ubu se utu tuntu reba utu tuntu utunguriye gutyo ukama 4,000 natuguhereza mbabarungira ukuntu nzajya kwishyura iseta mu isoko nta gishoro mfite ndera abana 5 muri uyu mujyi wa Kigali kubw'ibibazo byancangacanze nindangiza ngo ngiye ngo kwishyura iseta mudusabire tubone igishoro nago twebwe twananiranye naho gukorera baduha igishoro nibashake bajye batwishyuza ese ibindi baje bakadukatira gato nyanga bakatubwira ngo nimwicare mujye muhasorera bakareba ko tubyanga ubuse nibaza bakabitwara ubu dore navunitse reba ukuntu ndi kugenda urumva baranyirukanganye mu kanya nikubita hasi ubu mwagahekamo ndumva narushye nimugoroba barenge banjyanye burigade nanga 10,000 nibyo nari mfite byonyine dore utuntu twonarakoye abana baburaye nindangiza ngo ndava mu muhanda ndavanamo iki nta kintu mfite nkorera ubuvugizi bankuremo bari hehe nkorera ubuvugizi bankuremo ngewe bampa igishoro ayo bamaye yose niba nzunguza 4,000 niba 1,000 cyangwa 100 bakanyereka naho nkorera nzabura kubibyaza umusaruro ngo nanasore nk'uko abandi basora ariko baraza bagatanga inkunga bakajya mu isoko bakajya gufasha n'ubundi abafite niba yima bazayimika gase nyacyonga sinzajyayo bana banyerondo turabizi pe baba bari mu kazi natwe tuba turi guhiga ariko umunyerondo araza akagufata amubwira ngo agutware neza agahita gukubita urushyi kandi barabizi neza twege dufite kamere dufite n'ibintu byose urumva ariko ibaze nk'umunyerondo uza agafata umuntu w'umubyeyi akamwambika ubusa amabere akajya ku muhanda urumva ikintu turi kuvuga badusabira ubufasha bw'aba ari abanyerondo bajye baza badufate neza batanadukubise kuko bazanye ibintu byo kurwana natwe twarwana kuko dufite kamere urakoze cyane ngo urashaka ko bizagenda bite dushaka n'aba banyerondo benshi n'ibisambo bibaye ngombwa abana bareka batuzanira polisi
batuzanira abadaso kuko n'ubundi bari abanyerondo n'ubundi baza badukubita. Oya nabo n'abazunguzayi ahubwo. Nabo benshi n'abagore babo benshi turi kumwe hano mu muhanda. Ibaze umunyerondo umugore we mwirirwanye hano. Nurangiza nujya kubona ubona ari kuza gukubita akwambura ibyawe. Nta n'umwenda w'akazi yambaye. Bashatse baduhindura baduha abapolisi baduha inoza. Turabizi neza ko u Rwanda rukeneye amahoro kandi rukeneye n'isuku n'umutekano. Bakagombye kujya baza bambaye cyangwa bakadushakira abadaso n'abapolisi cyangwa bakadushakira abantu bize. Buriya umuntu wize ntabwo ari kimwe n'injiji, abaza agaciro k'umuntu. Rwose madufashe nabyo. Akoze cyane. Watangira twibwira. Nitwa Mugore Ndekwe Sarafina. Witwa Sarafina. uvuga yose. Mugore Ndekwe Sarafina. Aha, Sarafina ngo imeze. Jewe nk'abazunguzayi harimo abanyerondo bafite abagore b'abazunguzayi. Jewe baradufatanye n'umugore w'umunyerondo. Umugore w'umunyerondo agezemo baramurekura, twebwe badusigamo. Twatanze amafaranga we niyo yatanga. Ese ni gute baza gufata abagore bose bakagenda nabo n'abanyerondo ko bazi ko bakora akazi katemeye kuki abagore bo bakura mu muhanda twese ngo tuvemo bakaza kubafana. Abazunguzayi ko muri abakene ubundi iyo bakwatsa amafaranga bakwaka ngahe urayatanga yahandi 10 dutanga 10 kugira ngo bakore kure. Ayo mafaranga ahabwa nde? Umurenge. Nongo umurenge wishyuza abazunguzayi. Nimba bavuze ngo barashaka miliyoni ziniya baradufata icyumweru cyose nawe uhumeka bakarara bazi. Ese iyo batwaka iyo miliyoni mu bazunguzayi twebwe baduha iki? Badufasha iki twebwe bavuga ngo bazunguze bagiye kubakuramo miliyoni? Nongo niba wumva neza ikibazo si abazunguzayi ahubwo ikibazo no gushaka kubakuramo umusoro. Ni umusoro. Ese nimba ari umusoro bashaka batubwiye badusoreshe tubakabasorera n'ubundi ko bavuga ngo bashaka miliyoni bakayitubonaho. Ariko nanone tugarutse ku ruhande rwa leta umutekano ni ngombwa no guca akaduruvayo mu muhanda n'ibyo mubona nta kibazo muteje mu muhanda. Nta kibazo nase turiba. Hari uwo dufata mu ishingu nka babagabo batega ku muhanda bakambara amareti. Hari umuntu turinginga ati duhahire tubona umuceri w'abana abakire bakaduhaye. Si babananiwe kujya mu isoko bareba ko turindushye bakadufasha. Ese abagabo banyu ibyo bibazo barabizi? Yego reka mbanze mubaza. Hari umugabo ufite impeta hano. Reba nkanjye ari metu umbonana. Abana muhetse mukura. Abana natwe ijambo ry'Imana riravuga ngo tubyare twororoke. Turabyara kugira ngo twororoke kugira ngo tudaca umuryango. Abana nabo banyerondo. Oya wivuga ngo oya ngiye cyo shaka kugira ngo mutuvuganire. Ibintu kuza kudufata nk'abajura n'abantu batari abanyarwanda twaba turi abanyarwandakazi mutuvuganire. Ikindi nongeraho iyo bamufasha ari umunyamahanga baramurekura agataha, ariko twebwe abanyarwanda akadufata nk'aho turi imbwa turi n'ingegera nabaha agaciro. Kandi ikindi cya kabiri ntabwo abantu bose bazajya muri biro, ntabwo abantu bose bazabona akazi keza. Basi nibagerageze badufashe muri ubukene dufite bwacu tutayuzura ingobyi, natwe nibadufashe ariko bareka kuza batwambura ubusa turi ababyeyi. Ese ikindi cya kabiri ko umuntu yaza atambaye iniforume tuzabwirwa n'iki ko ari umunyerondo cyangwa ari iki? Bagushimiye. Nibaze banambaye n'iniforume tubone ko bari mu kazi. Uri mu nzira ugenda wikoreye ukajya kubona ukabona barakukubise baranadukubita. Gusa mutuvuganire nimba ari imisoro bayishyire tuyitange kuko kano kazi ntabwo tuzakareka. Nibwo bazagera kuko dufite abana 5 karaduha kabatunze tukaretse bajya mu muhanda bakaba marine aho kugira ngo abana bacu bazabe marine tuzemera bajye baza batwambura ubusa. Urakoze. Urakoze nawe. Amazina yanjye ni Twamukoreka Pelagia. Ngiye ikintu uretse ndakubaza Pelagia ubona ari iki leta yakorera kugira ngo ice abazunguzayi? Ikintu yakora yaduha isoko tugakoreramo.
ikaduha n'igishoro. ibyo byose ko umujyi wa Kigali wabikoze byagenze bite ngo wowe ngo ugaruke? Twebwe ntabwo bayaduhaye, baraza bakacaguramo ayo abo bagomba kuyaha, twebwe ntabwo tugeraho amafaranga. ubona bagendera ku ki? Ntabwo nzi ikintu bagenderaho, gusa ahangaha tuba turi gushaka imibereho, nk'ubu ngubu umwana w'umukobwa ba mu nzu ya 30 ndigaburira buri kimwe cyose ndagikora, kandi ntakoze ibyo bintu ntabwo nabibona, ariko ngiye mbonye igishoro nkabona n'iseta ntabwo nakomeza kuzunguza nabo. bavuga ko bayabahamuka yarya byo bivuga iki? Kuyatanga baratanga, ariko sinzi icyo bagenderaho bayatanga, njye nayo ndabona. ufite igishoro cya menshi afite angahe, ufite make afite angahe? Njyewe nihereyeho, reka njye nivuga, njyewe njyana 5,000 Nyabugogo mu buryo nyine bwo koroha ngo nze nshakemo imibereho, kandi 5,000 ntabwo nabijyana mu isoko ngo bikunde, ariko njye navuga ngo aho kugira baduhombye, cyangwa se nimba babona kuduha ibishoro bidasoboka bazatwaka imisoro. Bariya bavuga bo mu isoko basohoka bajye basorera mu isoko no hanze. Urakoze. Umujyi wa Kigali uvuga kubaha igishoro ukabashyira no muri ayo masoko nk'uko bivuga, kuki mutayagumamo? nk'ayo masoko wenda urugero badushyiramo, hari igihe bakujyana nko mu isoko runaka riri muri karitsiye runaka, ugasanga umaze icyumweru kimwe, ibyumweru 2 ntawe ukugurira. Urugero niba ucuruza nk'inkweto ugasanga amaze nk'ibyumweru 3 nta nkweto nari nacuruza, kandi iryo seta urayishyura, urishyura umutekano, wishyura ibishingwe, ugira ute buri kimwe cyose, usange n'ubundi uri guhora wizenguruka, igihe cyo kwishyura inzu nikigera usange ya mafaranga nayo ubonye. Niyo mpamvu rimwe na rimwe kugira ngo uzagume muri iryo soko rikizamuka rikiyubaka cyangwa se ryubatse n'ahantu hatari abantu batugurira buri munsi bizagorana, niyo mpamvu uzisanga mu muhanda. Nkurunziza Innocent. Nkurunziza Innocent akora iki mu buzima busanzwe? Nshinzwe umutekano hano ku isoko, ndi umusekirite. Ni wowe bana nabo bagizunguza yuko baranze kubakura mu nzira? Ntabwo nanze kubakura mu nzira, kuko twebwe tuba dushinzwe umutekano n'isuku yangaha. Iriya modoka y'umujyi wa Kigali irara izenguruka ifotora, wenda nawe urebe hano hose aho bakorera, uzenguruke wenda tuzengurukane hari urebe. Aba bantu wenda turabihorera tukabaha agahenge, tukavuga ati wenda tubihorere bari gukora, ariko niba ari mu gukorera ahantu, niba atonoye umwembe ahangaha urahunga ati kuraho ibyo bintu atonoye ahangaha, ntashobora kukumva ngo abikureho, aba ashaka kugira ngo ahangane n'umuntu bimubwiye. Niba tufashe umwanzuro tukavuga ati tugomba guhagarara ahantu, ukamuraganye ukavuga ati nawe aba yaje guhahira abana, ukavuga ati reka nawe akore, ntashobora kumva icyo umubwiye icyo ari cyo, ngo yumve ko yaje guhaha, nawe waje mu kazi ushinzwe ukwezi kuzashira ugahemba. Reba nk'ibi byeme uyu se yaba yabuririye ahangaha, urazuka urakoze cyane. Tuve ku makosa, ntawe nk'umuntu w'umugabo kandi mwirirwana nawe bagore umuhangana nabyo, ubona kubaca ahangaha byasaba iki? Ese koko birakwiye? Uburyo leta ibikoramo birakwiye? Hari inama watanga? baca ahangaha ikintu babakorera, babashakira ahantu babashyira, kuko nabo ni abantu, ni abanyarwanda. Ntabwo twavugana ngo tubace, urumva? Ntabwo twavuga ngo tubace, kuko nabo bafite inda yo kurya, natwe dufite inda yo kurya. Icyo babakorera, babashakira ahantu ho kubashyira, nabo bakumva nk'abaturage byayo n'ibyo guhangana nabo bakabireka abangaba, bagashaka ahantu babashyira. Ariko ikintu bita umwanda cyo baragifite ahangaha, nicyo leta ibakurikirana ibabwira ati umwanda wanyu, kandi ni ku muhanda, dore ni mu marembo ya pamu hano, ntabwo babyemewe kuba bahatereka. Ndagushimiye. Yego, murakoze.